Yes, muraho neza nshuti za Ruta TV One. Ni igihe kirekire cyane tutagaruka hano ngo tube nk'ababasusurutsa cyangwa se tubanze tubarangaze, tubanze tubashimishe. Erega buriya iyo umuntu asa n'urangayeho buriya hari ibintu buriya uba utunguje intekerezo kandi buriya ntabwo ari byiza umuntu kwama yicara gusa ngo ukomeze utekereze ikintu wenda kimwe kikugore kandi duhari kugira ngo tubafashe kugira ngo mube mubona bimwe biba bibaruhura imitwe wenda mu gihe mwaba muvuye mu kazi. Hanyuma reka mbashimire abakomeza kunkurikirana kuri Ruta TV One. Ndanashima Imana kuko nongeye kugaruka hano kandi ndabasaba kugira ngo dukore subscribe twuzuze basi ibihumbi 10 nyuma y'igihe kirekire ntariko nkora, ariko wenda nzaza no kubabwira impamvu. Yego kabisa. Hanyuma uyu munsi twabateguriye top 10 y'abakobwa beza bo muri 2026 b'abanyamurenge. Abakobwa beza b'abanyamurenge muri 2026. Uyu mwaka murabibona, navuga nk'uko usa n'ugiye kugera hagati tayari. Ubu turi mu kwa gatatu, umwaka uratangiye ariko kandi urasa n'uri kugera hagati. Rero uyu mwaka dufite abakobwa beza cyane, abakobwa barya diaspora iri guhanga amaso, nibyo nza numva ngo diaspora, abakobwa bari hano wenda ngo beza ngo niyo ibashaka wenda simbizi, ariko n'uwo wanashaka wambwira by the way, cyakora muranabimbwira. Hanyuma reka nshimire abadukurikiranye bari muri Afurika cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Aziya, muri Europe, mwese murakaze neza. Hanyuma reka tangire mpapore abadukurikiranye bashobora kuba bari mu ntambara za Congo mu gihugu cyacu, ariyo bari badukurikiranye. Mwihangane nta kundi bizagera aho birangire, bizarangira. Amaherezo izo ntambara zizarangira, ntabwo zizaduhoraho. Hanyuma abari kugirirwaho ingaruka z'intambara za Iran nabo aho batuye hose, namwe muze kwihangana kandi Imana ikomeze ibane namwe muri byose. Hanyuma rero dutangiriye kuri namba ya 10. Umukobwa wa 10 mu bakobwa beza uri ku mbese umukobwa umuntu wese areba agakenera ngo akomeze amurebe, yitwa Umudage Divine. Niwe dusanga ari kuri namba y'10. Uyu mukobwa rero ni mwiza cyane, umugeraho ugakenera ngo ukomeze umurebe. Ni umwana witonda w'umukristo usenga cyane ndetse azi no kuririmba cyane, anagira channel yiwe yitwa Divine Mudage, mwayisura nayo mukayigeraho. Uyu mukobwa atuye mu gihugu cya Kampala, cya Uganda, Kampala n'ubundi nanize ngo ndakushaka nibyo, mu gihugu cya Uganda, ntabwo ari cya Kampala, cya Uganda muri Kampala. Niho atuye uyu mukobwa Divine. Ni umukobwa mwiza, umureba umuntu wese umureba aramushima. Umuntu wese uri ahantu Divine wenda nimba tuvuge ku rusengero niho akunze kuba ari, umuntu wese uri ku rusengero Divine yasengeyeho atahavuga ati nabonye umugeni. Aha rero turaje turamusanga ariwe ufite namba ya 10. Namba ya 9 rero hariho umukobwa bita Mwizere Vicky. Umukobwa mwiza uteye neza, ukiri mutoya, umwana ubona nyine kabisa arimo umugeni. Vicky ni umukobwa mwiza pe, muri makeya navuga ko ari umukobwa mwiza bihagije mu buryo buri muntu wese amubona akamubonaho nta nenge n'imwe afite. Ndibuka hari uburyo kera bavugaga, baje kuvuga ngo umuntu ni mwiza, bakavuga ngo guhera ku ino ngo kugeza ku musatsi. Vicky ni mwiza cyane, ni umukobwa mwiza. Ahantu hose kuri we nta hantu afite habi, nta hantu afite inenge, ahantu hose Vicky ni umukobwa umeze neza. Rero Vicky tugasanga ari ku mwanya wa 9. Ku mwanya rero w'8 hariho umukobwa bita Denise. Uyu mukobwa witwa Denise ni umukobwa uririmba, nawe aririmbira Imana. Wenda impamvu uvuze ko aririmba sibyo mvuze ngo nibwo bwiza, oya, aririmbira Imana. Nawe ni umwana ukunda gusenga cyane, ariko kandi tujanye na sije yacu dufite abakobwa beza, uyu mwana ari mu bageni beza bashimishije. Ni umwana uhagaze neza, buri muntu wese areba akavuga ati kabisa uyu ni umugeni, ni mwiza cyane. Ku mwanya rero wa 7 turasanga umukobwa bita Yvonne. Yvonne rero ni umukobwa mwiza, muramubona kuko arirabura ko buriya rero nushaka kubona umuntu neza mwiza, uzarebe iyo umuntu yirabura akaba ari na mwiza, noneho uwo muntu aba arenze. Rero umuntu wirabura akaba ari mwiza, buriya aba ari mwiza cyane. Abantu b'inzobe benshi bafatwa n'inzobe, umupira yaravuze ngo mutukura adahomba. Ni ukuvuga abantu benshi bafatwa n'inzobe, ugasanga wenda inzobe
kiratuma umuntu agaragara neza, ariko uyu nguyu we arirabura, afite igikara cyiza, umwana mwiza w'umugeni, ni umwana umeze neza cyane. Yvonne rero tumubaze turaza tugasanga ari we uri ku mwanya wa karindwi. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga umukobwa bita Matunda. Matunda ni umukobwa mwiza witonda w'imfurakazi, umwana w'umugeni. Narangira umuntu wese umbajije umugeni namurangira uyu mukobwa, kubera ko uyu mukobwa ni umukobwa mwiza witonda, umwana w'imfurakazi, kandi umwana washaka akaba umugore w'umutima mu rugo. Matunda rero tumubaze turaza tukamusanga ari ku mwanya wa gatandatu mu bakobwa beza b'Abanyamulenge. Ku mwanya wa gatanu hariho umukobwa bita Keza. Uyu mukobwa nawe ni umwana ukiri mutoya cyane ariko mwiza kabisa, umwana ureba ukavuga ati kabisa uyu ni umugeni, ni umwana ushinguye umeze neza. Keza ni umukobwa mwiza kabisa, izina rirasa na nyiraryo, yitwa Keza kandi nawe ni mwiza kabisa kabisa, ni mwiza bihagije, buri muntu wese aramureba akavuga kabisa ati mbonye umugeni. Ndabizi kabisa n'abantu benshi ababona kino kiganiro ndabizi ntibavamo batansabye namba yiwe wenda. Okay, tunaretse ibintu ibyo ngibyo cyane kubyinjiramo, uyu mwana ni mwiza kabisa mu buryo umuntu wese amureba akanyurwa, mu buryo umuhungu wese amureba akavuga ati kabisa ngewe aha ngaha nashitse, aha ngaha namubonye namwitwarira nta kibazo. Uyu mwana rero niwe dusanga ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa kane hari umukobwa bita Musani Grace, umukobwa wa Gidulahi, umwana w'abanyabyinshikazi. Hagiye ngo abanyabyinshi ngo ni beza, ati mubireba. Uyu mwana ni mwiza kabisa, ni mwiza. Sinzi impamvu mvuze umurara wiwe, murambabarira, sinavuze n'abandi nabo, ariko nta nico bitwaye, umurara ni sawa, ubwo n'abantu wenda baze bamumenyeramo. Uyu mwana ni mwiza kabisa, ni umugeni ushinguye, umwana umeze neza, ureba ukavuga ati kabisa umugeni nguyu. Grace Musani rero akaba ari umwana witonda nawe ukunda gusenga, umwana w'umugeni wama, umuntu wese areba akavuga ati dore umugeni nguyu. Ku mwanya wa gatatu rero turasanga uwitwa Joyce. Uwitwa Joyce rero niwe dusanga ku mwanya wa gatatu. Uyu Joyce rero ni umukobwa mwiza, umukobwa uteye neza, umwana navuga ngo uhereye hehe mana yanjye, ahantu hose nta hantu na hamwe agira habi. Uyu mwana Joyce rero akaba arangwa mu bakobwa beza batatu bariho mu Banyamulenge kuri ubu ngubu muri uyu mwaka wa 2026. Uyu mwana ni umugeni kabisa, aritonda noneho cyane, aritonda kandi yujuje inshingano zose zo kuba umugeni, yujuje inshingano zose zo kuba umugore mwiza mu rugo, yujuje inshingano zose zo kuba umukobwa mwiza. Rero warakoze kuba mwiza ma Joyce, warakoze kuba mwiza, cyakoze nawe uti wiremye n'Imana, uzashimira Imana uyibwira ngo Mana warakoze. Ku mwanya wa kabiri turahasanga umukobwa bita Mami. Uyu Mami rero niwe ufashe umwanya wa kabiri mu bakobwa beza b'Abanyamulenge bariho. Abakobwa babiri bagutumye, abakobwa babiri b'Abanyamulenge, uyu Mami arabazamo. Ni umukobwa mwiza cyane Mami, umukobwa uteye neza, umwana w'imico, umwana ureba nyine ukavuga ati uyu ni umugeni, yagera mu rugo ukavuga ati kabisa harimo umuntu umeze neza. Rero ndavuga ngo ku mwanya wa kabiri turasanga Mami, uyu mwana umukobwa w'abasingakazi. Ku mwanya wa mbere rero nabo barekeye, nimurebe guhera kuri namba ya 10, muhere kuri Divine Umudage, muhere kuri Vicky, muje kuri Denise, muje kuri Yvonne, muje kuri Matunda, muje kuri Keza, muje kuri Grace, muje kuri Joyce, mubone kugera kuri Mami. Aho ngaho muze gutora namba 1 mwenyine muri bo. Nzagenda nasoma comment inze kuvuga abagize comment nyinshi. Guys, asigaye murakoze kugukurikirana, tuzakomeza tubazanira n'ibindi byiza muri iyi minsi kandi vuba cyane. Murakoze cyane inshuti za Ruta TV 1.